Umenya ibiryo sibyo? Igira hino rimwe hagarara iruhande urira hano kandi urira hano gute? Sonia uracukoshe Sharon Wiki. Mbashiri. Bekura. Hasoni. Mzee. Kumva nigitazi. Ubugize Imana nje kukuganiriza umva sahuko shambo yatameze neza. Yabaye. Okay, ngiye hanze ndi gushaka anko. Mbona ntago ameze neza ariko nyine uko akundi kwe nagashaka kureka ko hari ikibazo itatangira kwisekera ako nabibonye ko umuntu atameze neza. Hari ikibazo wose yaba afite. Shawa, cyakigabo se kigizo kigaruka ngaho. Kwanza kagiriye modi ahure na cyakigabo. Shawa ntagaragaruka hano kuba n'ibira bya umva se ahubwo neza telefone ya mamagare ingenzi. Mamagare bw'indi. Mana arambwiye ngo nimutize telefone yanjye none yagiye kandi ngiye telefone yanjye babizi na ifite mba nahungaba neza telefone muhamagare. Ngenzi yakwatse phone nawe. Nawe yayikwatse. Musinzi tuzi guserera mara phone. Biki? Washize iminota ingahe agiye gusa. Ngiye nyine araje arambwira ngo nimutize telefone. Simana yashati. Nze muri telefone. Bora na mafaranga mfiteho. Agutwaye telefone nanjye ntwaye yanjye. Tsene ikimana. Ngiye uziko ngiye nanditswe ngiye yayatse. Ngiye nanditswe ashaka amayinite ko nanamubwiye amayinite mfitemo arambwira ngo agiye kungarangurira handi. Ngiye nabaje no kwimwe. Mbona agiye kuzana imigiro ndamuhereza ajya. Biki? Izi telefone ashaka meki. Mangiye ibintu Ako nyine mama arambwiye ngaraje ngo agiye ku muhanda n'agatinda. Cyangwa iki kireze nacyo cyatangiye guhangayikisha mba nk'abandi bose. Cyangwa n'umujura twibiye telefone. Yewe ndenda yari ntarasoma. Telefone yanjye irahenze. Yewe niga nabo bavuga ngo ni yagiye muri sinzi n'ibisaba bye. Musaza w'umuntu. Musaza w'umuntu. Ariko sama musaza w'umuntu agera ahantu akabafunga amaraso umuntu. We yagufunze amaraso ngiye biretse siporo nta kindi. Umusinzi ashaka
utuntu twose biba tugize fight yani ngo ubwo siripa n'ibikingo ubyuciye hanga ndi mu cyumba cyanjye nta kintu namutwaye yakubwiye ngo ki mani ngo ubyuciye hanga hose kandi wabona utamuragurije nyina bamushikiza ndi mu cyumba cyanjye mani ngo gukora ibintu byose nshaka kireba kizakuniga wowe ijya ukomeza uzanire kizabita njyewe mpita musekera bikahita bishira ngwino yagiye atangiye kugana nawe ujya umusekera bizajya bihita bishira njye ntarabwo ntimba wumbabarira inde se umukunda nanjye ntabwo mukunda mama ariko nyine ntakundi mama umusizi hano ashari hanze ariko njye mbonye atameze neza hari ikibazo kirimo wenda we amuvugisha umuvugishe njye navugana nawe numva ko hari ibintu namuvanamo ariko nyine gusigasa ariko bigize bamenya koko ubu urumva ikibazo mama afite atambwiye ari we ari bukibwire uri idage mani uraho ntabwo njye ndi idage uri idage ndi idage izina ry'Imana uzisonye si idage neza ntuzi umenye ngo ndabibitse si ndi idage winkoraho njye ndi idage kadage wanjye umva ndeko kadage wanjye uzi mama uzi gutoza kadage wanjye kadage wanjye ndekura kadage wanjye umubana n'ibyumba bye uzi kadage wanjye uzi kirunda kici bas kamata vugana nawe uvuga n'ubwane kadage wanjye uzi bas umusumurezi mva mubwire Allô? Oui, allô? Eh. Ariko wumva reka nkubwire. Oya, tega amatwi nanjye nkubwire. Ko mwantwariye imitungo nkabihorera mugashaka gutwara ubuzima bwanjye Imana ikansibutsa urupfu rwanyu uranshaka wiki wamvire mu buzima ngo niba narabarekeye imitungo ngo ndakora iki nangaha ariko buretse mubwire ngenzi ubona kuri uri Goliyati uri imbere yanjye uri umubu ngende kukubona nk'umubu uravuga ngo ubuzima bwanjye ngo nzabure ngo ni igitondo uretse rero mbaye kwigenza ubu ngubu rero ugiye ntabwo uzi umva uretse mubwire kuri gutoma amatwi nkubwire ubu ngiye guhangana nawe ngiye kurebana nawe noneho turebe imbwa niwe kandi uzapfana n'uwo mushiki wawe sihangana itangiye ubu njye nawe rero tugiye guhangana ubu ndaje nje murumuna wanjye muzanye so ntabwo ndekura yora bino bicho
wenda ubabara ko nsanze nanjye kumuhana pe umwana aratinyuka agafata ibiryo bingana gutya akabimena akarya agahaga kugeza igihe afashe ibiryo akajya biterera hejuru nk'agapira ngo ari kubisimbiza yibutse uko bagosora ibishyimbo nta soni uru ni urutaro wowe ni urutaro si sheri maze iminsi narahindutse gusa subizi ariko ibibazo nk'umwana atinyuka afata ibiryo ngo arahaze afata ifiriti ashyira hejuru afata umuceri ashyira mu nzu nsanze ari muri ibi ngoyi akajya anagira kugira ngo ntabwo sora sora hasi ntabwo sora akira gosora di ongera gosora 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 ese ushaka kumwana gosora basi ubonye waso rwawe buzaragera ryari wahani maraso umuhana gutya uri mu munika ndameze ndakonize nibe kariye byinshi bikakaniga nkajya kukakwanga mu gatuza ngo bitakica genda munize anacicaka ibyo byose nabizi kuva kuri akwiza kuri Z ndabizi uri mumaze kwenda buzi kandi ibintu ndabirambiwe arebe cyangiriwe urabyumva nta munsi na rimwe wari umuganiza ni twatuye mu cyatsi tari kumwe ese niyo mutinye kumukora ibi ngibi ndeba ifite kumugenda ana ndabirambiwe byose ndabizi nashaka nta kibazo kirimo nuko ari njye wari uri mu makosa ngabo mwiza wigenda urakaye umva sheri sheri nashimye sibyo ntibambwiye ntabureba ishime ngo nyiragerageza kubita igitwenge mwenyura seka ngiye kwakira umugabo wanjye ndakugarukira Honey? Yoranya ko cyakora ko bakanga. Byose. Vuba. Ese kurizwa n'iki kuri rani? Urarira ngo yakumve. Urabura ku cyaje gushimika. Uri ikindi yagufasha ari. Ubwo nguze ngo kumwasa ngo zikaro ngari. Ukumbe ko munjira n'amafaranga. Uri kumva? Kandi sho. Agushaka. Okay. Sonia, kiravuze mu nzu sha, sibyo? Umwana nakora mu sisi nzaba. Ana. Burya ngiye kurara. Tugenda. Reba hepfo yawe nta modoka itukura ihanyuze imodoka ihagaze aho ngaho uziri kureba iki umva
tugiye kureba imbwa n'umugabo noneho turebe ugiye kureba ngo Juma ninde wa mugabo ejo bundi hoze utundu ifumbire kwa Karaka none ubu tangiye kuba umugabo sawa mwanya mfite wo kuvugana nawe uko bimeze ariko si washaka icyo uwo mugabo wanjye ubu ngubu sibyo aho tuvugira aha ngaha nditeguye aho tuvugira aho ngaha nemeye gutanga amagarama yose ariko mfata nk'agahinja we shit Anya igihe nakubuze ko ntumenye ko ugomba kugamira ukagabanya ubugome asunda umugome nsanze ukora iki urajya nsanze ukora iki nese sheri niba umwana afashe ibiryo nakubwiye ngo ari kubigosora abigosora nturi guhoha ibishyimbo kuba namucyaha nta makosa koko uravugisha ukuri umutima n'amahoro urakubwiza ukuri Ana uri mubi ufite umutima wose ufite umutima w'umukara njyewe hari undi kubwira Ana urambabaza Ana urambabaza Ana nzakora iki basi njyewe ngirira urwango rwo kumwana uri n'umujyambere uriya akaba ari nk'umukobwa wacu ese si uwacu nyine ngo ni uwacu ukamukora biriya kuri ariko wahana ntabwo namuhanaga ubona ibiryo birahenda tubona umwana ari kumena ibiryo tumwihorere ariko wakoresha imvugo nziza imufata mu ijosi ukanigara ntabwo ngera wafashe mu ijosi we nasanze uri mu biki nasanze uri mu biki uriya ni wamubyara agushirika utangiye kujya umwanga Ana ndagukunda ubu se rero ugiye gutuma kuko ushobora gufata ukanjugunya ku buriri gutya Ana ndagukunda umbabaza ese njyewe ndakunga noneho nzabona akana kari kwangiza ibyo kurya nkabwira nkabyinirire ngo mama umene ibiryo bimene mama ibindi birahari si wowe bihaha muvunika sinasaza ari kurira aboroga ubuse iyo ntangira bwa mbere abaturage bukagera wari kugenza kugeza umwana n'abana kugeza igihe abaturage baje none nasaza navuye kuri gate numva induru ako nawe wagize inyamaswa pe Ana mugore wati wambabariye ariko njyewe nakumva nagize kuri uriya mwana niba umwana akushije nkamuhana sinzi impamvu wowe bizanamo ibibazo reka mureke tumwihanira noneho reka tumufate nk'umukozi ese ari umukozi wawe ukamukora biriya oya ntabwo namukora biriya ntiyakugaburira amazirantoki ntiyakugaburira inkari waze biriya ari umukozi namwirukana ariko impamvu biriya nabikoze nuko ari umwana wacu ndamuhana mufata nk'iki umwana wacu ariko Ana urambwiza ukuri ko wasanze arimo gusora ibyo noneho biriya
njye wifashe ndabimena ndakuzi. Okay. Umwana murize ntakizwe urutozi bifata uko ubishaka. Nta no kwisura ufite mbese muri make. Ese nicyo nagize nde? Niba umwana namuhanye ayo ni amakosa kuba namuhanye mureka afata ibiryo bimene. Ana uhambabaza. Reka mvugane na Songa. Singiye kuryama. Reka mvugane nawe. Aramukuri bose. Mugiye? Kandi cyangwa nicyo ndakira. Byanyabyo. Cyane. Izina ry'Imana. Yego. Urizera Sonia kundusha. Mbwa y'ibyawe. Kana mbwirije. Ndabona nakaje kongera. Ntabwo mwizera ko si umugore wanjye. Ariko nk'ibyawe. Mwizera. Genda mwizera. Kuko aranyemera ko wasaze arimo gusoma ibiryo. Genda uyamubaze. Koko se uragiye? Ndagiye ngomba gukemura ibibazo byo mu rugo rwanjye. Ibaze nikamubwira ko Sharon ari hano wenyine. Ndapfuye. Mama ndakumenyesha ko ngiye kuva hano. Guki? Ngiye kuva mu iyi nzu mbareke ngenda. Ugiye kuva muri inzu ugenda? Ujya he uzi? Ariko mama wasobanurira ibintu biri kujya mbere ahangaha. Ibikize? Mu gihe twabayeho mu minsi twigize turuhu sindigera mbangamirwa na gato bigeze ahangaha. Mama turi imfungwa barimo baradukora iperereza ibindi bice turimo. Cyakora nkubwije ukuri mwana wanjye nanjye ubwanjye sifite ukuntu gusobanurira. Ngira urabona bitancanze ntabuze epfo na ruguru. Uyu mwene mama sinzi nkarisha arimo kudukora pe. Kandi reka nkubwize ukuri mwana wanjye nge niyemeje guhinduka. Buri kintu cyose gituma umuntu yabangamirwa nukuri pe ngewe naragikarabye ndashaka kuba umumarayika kujya mu ijuru. Ariko mwene mama uri hariya sinzi ukuntu amaherezo aho kuko bizagenda. Basi arifuza kugera kuki. None se nawe urashaka kunsiga gusa uransiga usigaye wa mwana wanjye. Yewe simbona umuntu ufunga amaraso kuva uriya murezi yagera ahangaha nta muhoro umuntu afite. Niko ameze ura niko tumutunze na kera tukiri mu rugo. Musaza wanjye ntashobotse tukiri noneho mu rugo iwacu kera tukiri abana yaratuyoboraga ukagira ngo niwe data watubyaye. None ndeberaje no kuntegeka mu rugo rwanjye. Arabuza amahoro abana banjye. None se bazi aho nkaho wakwicaye ngo dushake inama tujye inama y'ikintu twakora uravuga ngo ugiye kwimuka uve muri inzu hanyuma uragenda usige hehe sigarane nande kuzi ko we mugabo mfite nkari we byose byanjye ari we nshuti yanjye. Mama bitangiye kundanira. Ngewe ntabwo ndibona umuntu uzashaka kuntegeka ashaka kungira. Ndakeka nawe nta telefone ufite. Yazitwaye niyanjye yayinyatse. Hari ibyaha twakoze byadanje bituma basi hari iperereza yaje kudukoreraho. Ndabizi se bazankubaza. Yewe ndagira niyo nakwisaza umurezi akabazanya ibintu byinshi gusa ndagumangana no kubitwa n'umuginga ntanazi menye ntazongere ni nkayo yose uzi ntazongere kugukubita. Nawe uri umuntu w'umugabo ku myaka yawe ushobora kuva hano ukagenda ugashinga urugo rwawe nawe ukagira inshingano. Ntazongere kugusuzugura ni mwene mama ndamuzi ariko mubasuzugura wenda anyifatira uko ashaka ko ngewe twavutse hamwe ariko cyitwa umwana wanjye ntabwo mbishaka ngwara nagukubita. Ibyo byose urabyihereranye izo shyi zavuye he uzi? Urumva ntabwo ngiye niyumvisha uburyo ngewe nawe ufite phone yanjye murezi gupereza telefone yawe muwashaka kuyimwima akagushyiramo iki nkaho ni umuyobozi se. Akusiko niyo urafane cyangwa niyo utazi umfatira wofuri gutyo kose uyoboza umuntu. Twajwemo ngewe uriya mugabo sinzi ikintu kizamukura hano noneho ntashaka no kugenda. Ikintu nibaza ni iki shaka mu rugo basi. Ndabizi se ko nanjye babinyubira uzi. Icya mbere cyo mba mwicaza nkamuganiza nkubwira rero rwose gaga
uri musaza wanjye twavutse ahantu hamwe twonse ibere rimwe ngewe ibintu imico yawe niyanjye dore ko rero wanyigishije ibintu byose by'ubugome no kuhemuka no kugira gute ngiwe narabirambiwe simbishaka ndashaka kuba umuntu muzima agagira ngo nkomeze ngume muri wa murongo wo kuba umugome wo kugenda nanduranya kugenda nkora ibintu bitari byiza kandi uribona ntabwo umuntu akomeza iminsi nimereye neza hari ikibazo mfite oya ngamvugira nyine bimeze neza pe nta kibazo kuri gihe hari ikibazo gihari uzi kandi sinifuza ko namwe mwakomeza kugira ibibazo kandi muri abana banjye oya none se mama akantu ko kwimuka mu iyi nzu tukajya kuba ahandi hantu bimeze bite kuki tugiye kwimuka aha ngaha tukajya ahandi hantu